Nitwa Niyonzima Patrick, nkaba ndi impunzi ituruka mu nkambi ya Nyabiheke, ndi umukongomani. Jewe nize amashuri 6 yisumbuye ndayasoza. Nasoje mu mwaka wa 2019. Nsozana amanota meza pe. Ariko ubu tuvugana nta scholarship nabonye, nta hantu najya gufata inguzanyo ko nta mpunzi yemere guhabwa inguzanyo. Ikintu cya education usanga ari ikibazo cyane, bisaba ko umuntu yiga arakwishyurira kuva P1 kugeza senior 6, ariko niyo wabona amanota 100% kubona scholarship cyangwa se ukaba wanafata inguzanyo ngo nubona akazi uzayishyure ya scholarship, usanga ari ikibazo cyane, dore ko nunayibonye scholarship aba ari nk'umwe ku ijana. Amazina yanjye nitwa Nzarambara Fiki. Mu nkambi nahageze 2007 mu kwezi kwa gatandatu kwa 7 gutyo. Tugera mu karere ka Rubavu, tubanza kuba muri transit ya Nkamira, nyuma tuza kuyivamo nyuma y'igihe gitoya, nibwo twahise tuza ahangaha mu karere ka Gatsibo mu nkambi ya Nyabiheke. Ikintu cya education usanga ari ikibazo cyane, bisaba ko umuntu yiga arakwishyurira kuva P1 kugeza senior 6, ariko niyo wabona amanota 100% kubona scholarship cyangwa se ukaba wanafata inguzanyo ngo nubona akazi uzayishyure ya scholarship, usanga ari ikibazo cyane, dore ko nunayibonye scholarship aba ari nk'umwe ku ijana. Icyo numva cya mbere cy'ibanze nuko wenda bibaye byiza habonekaho inguzanyo ku muntu wumva ushaka kwiga kaminuza ndetse unafite n'ubushobozi, yabona inguzanyo nyuma akazagenda akora yishyura. Numva ibyo bintu byaba byiza cyane, byanakuraho kwirara kwa hato na hatoya. Abenshi mu rubyiruko bize barangije senior 6 usanga yarize ariko nta cyizere cyo kuvuga ngo nziga na kaminuza. Narangije 2018, ariko ubu ngubu yo mbona scholarship nakabaye narize university, ariko bityo byanteye kuguma hamwe, navati n'ubundi nta kundi bimeze. Ariko iyo nza kubona inguzanyo nakabaye kuba narize niyo kaminuza, nkaba ndi kuvuga ngo naminurije muri ibi, nzagenda nkora nishyura leta aya, ngende nkore nishyura leta aya. Nitwa Niyonzima Patrick, nkaba ndi impunzi ituruka mu nkambi ya Nyabiheke, ndi umukongomani. Jewe nize amashuri 6 yisumbuye ndayasoza. Nasoje mu mwaka wa 2019. Nsozana amanota meza pe. Ariko ubu tuvugana nta scholarship nabonye, nta hantu najya gufata inguzanyo ko nta mpunzi yemere guhabwa inguzanyo ngo ibashe kwiteza imbere, basi nanjye nigiye kaminuza. Niyo haje nk'ibigo by'ishoramari biraza bivuga ati aya mafaranga nayo gucuruza, ntago ari ayo kujyana mu byo wiboneye. Kandi ugishaka ubumenyi rero, sinzi ukuntu nafata amafaranga y'inguzanyo ngo ngende nyashire muri education, nzabishura iki? Ntaho nabona nyakura. Birasaba ngo nkore bwa bucuruzi mbungukire, basubize n'amafaranga yabo. Kandi mu gihe ngiye gikeneye kugira ute kwiga. Twebwe ikintu twasaba nka leta y'u Rwanda na UNHCR ni ukudukorera ubuvugizi, natwe tugajya duhabwa iyo scholarship ku rwego rw'igihugu, ko abana b'impunzi n'abahanga. Ndahamya nshidikanya ko akenshi usanga mu bigo twigaho usanga hari good performance y'umunyeshuri, ugasanga avuga ngo n'umwana wari hakurya mu nkambi. Ikintu twasaba ni ukudukorera ubuvugizi tukabona iyo scholarship, hatajemo kuvuga ngo uyu ni impunzi, ngo harabone umuntu umwe uribona. Nk'ubu urugero, hari mugenzi wanjye yasoje 2014 yabaye wa mbere mu karere, ariko ndakubwiye ngo byabaye ngombwa ko imiryango y'iwabo muteranyiriza amafaranga ajya kwiga kaminuza. Ntacyo leta yabikozeho, yabaye ni hasere. Ubu cyakora niho bitangiye kuza haza imishinga mu nkambi. Wenda nk'urugero, hari umushinga waje ubundi bita Dafi na Kepra. Ubu nibyo bitangiye kujya biduhaye mahirwe, ariko ayo mahirwe aracyari hasi. Usanga nko mu nkambi urugero havuye abantu 5, kandi ugasanga ni abantu baryamanye amanota meza,
babuze uruvugiro, nta kwiga, ni ukurangiza ukicara nta kazi wabona.